Reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi bani bisanzwe TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Reka nanone tubasuhuze mwebwe muri hirya no hino kw'isi aho muri turabasuje kandi amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko tubimenyereye rero ni Bisanzwe TV. Mu ntego ya mbere tufite ni ukubagezaho inkuru zidasanzwe. Aha tugerageza gucukumbura tukabashakira inkuru ubona ko idasanzwe. Tugiye kureba inkuru idasanzwe ariko nanone akaba ari inkuru iteye agahinda. Ahangaha tugiye kugaruka ku nkuru yakoze ku mutima w'abantu benshi y'umugabo n'umugore we bafite ikibazo cyo mu mutwe, babandi benshi bita ngo ni abasazi. Bashakanye bamarana imyaka 22 yose, banabyarana abana batatu. Iyi niyo nkuru tugiye kugarukaho mu kanya, nkwibutsa gukora subscribe no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegurira umunsi ku wundi. Ikindi ntiwibagirwe gukanda ku kimenyetso cya like ndetse utange n'igitekerezo cyawe ahanditswe comment kugira ngo tukomeze tuganire byinshi. Nimucikwe mu kanya katarambiranye. Iyi ni Bisanzwe TV nkuko nabikubwiye, nge ndi Frank Mario Sebudandi. Mu kanya turaje turambure inkuru y'aba bantu bashakanye bose bafite ikibazo cyo mu mutwe, babandi benshi bita ngo ni abasazi. Nkuko natangiye mbibabwira, iyi ni couple cyangwa se ni abantu babiri bashakanye bose bafite ikibazo cyo mu mutwe, babandi benshi mwita ngo ni abasazi. Mbere yo kugira ngo twinjire muri iyi nkuru mu buryo burambuye, reka twongere dusubire inyuma gato turebe ibi bintu. Yewe ibintu byarahindutse, isi ya kera siyo ya none. Mu rugendo rw'urukundo rugamije urushako, umuntu asigaye yirwanaho akishaka. Uruhare rw'umuranga ntirukiri ngombwa. Ibi byaciye umuco wo guhekerwa umugeni utaza amabyiruka, agasozi yakuriyeho cyangwa ingeso ze bati rongora, byananirana bati niko zubakwa. Kuri ubu imbuga nkoranyambaga nka Facebook n'izindi zisa nk'izabaye muranga, zikabihuriraho n'amaradiyo, aho umuntu asigaye anyuza ubutumwa bwo gushaka uwo bazarushingana. Urugero, uzumva kuri radiyo kanaka ahamagara ati mfite indesho iyi, nsa nk'uku, nizaya, ndashaka umukunzi wujuje ibi. Maze nyirakanaka nawe asubize ati ibyo asaba ndabyujuje, nimuduhuze. Mu bahuye muri ubu buryo hari abagira amahirwe yo kugera ku nzozi zabo zo gushinga ingo, ariko hakaba izisenyuka bidateye kabiri. Ubundi abantu babiri bemeye gushyingiranwa bategekwa ko bagomba gushinga umuryango, bakaba bategetswe kubana mu nzu imwe, ku buriri bumwe, kandi bakarangwa n'urukundo. Amazi arashyuha niyibagirwa iwabo wa mbeho. Rwa rukundo rwakebaga promesse, tendresse na je t'aime bigeraho bikaburirwa irengero nk'uko Matata yabiririmbye. Hari ubwo abashakanye bahemukirana birenze kwihanganirwa, kubana bikaba bitagishobotse, umuti ukaba usigaye mu butane, bikemezwa n'urukiko hagendewe ku biteganywa n'amategeko. Yewe ntabwo ari inkuru nagamije kubabwira, ariko reka tusubireho inyuma gato twongere turebe ese bari abantu babiri babanye bakabana imyaka 22 bakabyarana abana batatu bisobanuye iki mu rukundo rw'uyu munsi nk'abantu basa nkaho bafite ikibazo mu mutwe? Nyamara abantu bazima bimeze gute? Niyo mpamvu nahisemo kubanza kukubwira ibi ngibi byahozeho kera n'ibiriho ubu ngubu. Ukuntu umuntu ashobora kubana n'undi imyaka 5 gusa, 3 se, 2 se, umwe wonyine bagatana, nyamara bari yabo babanye imyaka 22 yose. Tugarutse ku mateka gatoya, Ububirigi nicyo gihugu cya mbere ku isi cyayogojwe na gatanya, aho abantu 32,000 batandukana buri mwaka. Muri iki gihugu 1/3 cy'imiryango yashingiranywe nibasha kurambana, mu gihe 2/3 ubwo ni 71% bose batandukana. Gikurikirwa na Portugal aho 68% by'abashingiranywe batandukana. Mu Rwanda naho gutandukana kw'abashakanye bigenda biba ibintu bisanzwe, nubwo nta mibare igaragaza imiterere ya gatanya mu Rwanda, aho iminsi yashize hagaragaye ko mu Rwanda agatanya igenda yiyongera mu buryo bw'umuvuduko udasanzwe. Reka tugaruke noneho ku nkuru nyirizina y'aba bantu babiri babanye mu buryo budasanzwe. Iyi nkuru yakoze ku mutima y'abantu benshi. Ni umugabo n'umugore we bafite ikibazo cyo mu mutwe, benshi muvuga ko ari abasazi. Bashakanye imyaka 22 yose, banabyarana abana batatu. Umugabo witwa Olaide Olakitan Olwasemisi. Muri iyi nkuru irambuye, Samade yari yararangije muri kaminuza ya Nigeria, aho yize ibijyanye na physics, applied physics. Mbere yuko asara,
Samade yari umufana wa buri muturage ku bushobozi bwe n'ubuhanga bwe. Mu kubyina n'ijwi riryoheye amatwi ntibyashoboraga kwirengagizwa n'abahisi n'abagenzi. Yari umuhanga mu kuririmba ndetse afite n'ijwi ryiza, kandi yari umuhanga bikabije. Arabyina ndetse akanaririmba adafite ibikoresho bya muzika. Abamuteza amatwi bakamureba bifuza ko iyo nibura aba ari muzima, bitewe n'umunezero yahaga buri muhisi n'umugenzi amuririmbira ndetse n'ijwi ridasanzwe. Ubuzima bwe bw'urukundo no gushakana na Cynthia, umugore nawe wari ufite ikibazo cyo mu mutwe, mu gace babagamo byari ishyari ku bashakanye benshi. Muri iki gihe abashakanye baragenda bagashakana, ariko mu gihe kigufi gishoboka ujya kubona ukabona umwe aratanye. Yewe reka tureke ibyagatanya, ugasanga umugabo n'umugore we bapfuye ikintu gito cyane, ugasanga umwe apfuye n'undi, urugero ikibiriti. Ikibiriti kikaba ikibiriti, bikaba intandaro yo ku mugabo n'umugore bananirwa gukemura ikibazo gito cyane. Nyamara ababo biratangaje, muri icyo kibazo cyabo cyo kuba barwaye mu mutwe cyangwa se baba barasaze, benshi birabatangaza ndetse bigatera ishyari bamwe, kubera ko bikemuriraga buri kibazo cyose cyababagaho. Samade na Cynthia babanye imyaka 22 yose mu bwubako bwabo bari barashinze munsi y'ikiraro kizwi cyane ku masangano ya Olire. Hariho inshuro nyinshi abaturage bababonye batongana, ariko nta muntu n'umwe uzi uko bakemuraga izo ntonganya. Ibaze nawe ibinanira benshi gukemura ikibazo hagati y'umugabo n'umugore, bagahamagaza imiryango kugira ngo bicare bicajwe n'akantu k'amafuti kugira ngo babashe kubafasha gukemura ikibazo kiri mu rugo rwabo. Nyamara rimwe na rimwe bikananirana, ugasanga havutsemo gukomeretsanya, gukubitana n'ibindi byinshi. Ariko ababo baratonganaga, barangiza bakikemurira ikibazo hagati yabo, bakongera bakabana. Imyaka 22 yarashize. Kubw'amahirwe Samade na Cynthia, mu gihe Samade yakomokaga mu mudugudu umwe, Cynthia yakomokaga mu burasirazuba bw'igihugu, babanye imyaka 22 nta gutandukana igihe kirekire. Ukuntu bemeye kubana nk'abashakanye bakanabyarana abana 3 ni ibanga buri muntu wese yakwibaza. Nta urashobora kubivumbura. Babaga mu nzu imwe, nta soko ryinjiza bari bafite uretse gusabiriza. Mu bwumvikane buke bafite kubw'ikibazo cyo kuba barwaye mu mutwe, nta bajyanama, ntibigeze bitabira amasomo y'abashakanye. Nyamara bashoboye kubana imyaka 22 yose nta nkomyi. Samade na Cynthia bari Romeo na Juliet ku isi yabo, bahora buzuzanya. Nubwo ikigaragara n'amaso basaga nk'aho bafite ikibazo cyo mu mutwe, benshi bakabita abasazi, ariko bishimanaga hamwe mu bumwe bwabo. Bakunzwe kubonwa basomana cyane, bahoberana, kandi basangira ibihe by'urukundo hamwe muri ako gace bari batuyemo. Ndabibutsa yuko bagiye bishingira urugo rwabo munsi y'ikiraro. Aho munsi y'ikiraro bakubitwaga n'imbeho, yewe baranyagirwaga n'ibindi byinshi bibi nk'abantu babayeho nabi. Ariko ibyo byose barabyirengagije, barabana bose bafite ikibazo cyo mu mutwe, babana mu rukundo. Isomo cyangwa se ikabarore mu rukundo. Basangiye ibintu byose bahuriyeho, bogeraga hamwe, bakina hamwe, basangira hamwe, bashimisha abashitsi babo hamwe, rimwe na rimwe bakarwana, nyuma bakongera bakamwenyura hamwe. Samade na Cynthia bari icyitegererezo cy'abantu bakundana badahuje. Iyo bataba abasazi bari gutsindira igihembo cy'umwaka cy'abantu babanye neza. Ariko kubw'amahirwe make nuko nabo bisanze bameze. Isomo muri iyi nkuru y'urukundo rwa Samade na Cynthia ni iyihe? Niba umusazi ashobora gukomeza umubano w'urukundo, ufite ubwenge yakagombye gukora neza kurushaho. Kubw'amahirwe abashakanye benshi bafite ubwenge kandi batekereza neza bashobora kugumana hamwe nk'umugabo n'umugore kugera ku myaka 10 badatanye, cyangwa bagatandukana burundu. Nyamara bafite uburyo bwiza bwo kubaho, bafite aho kuba heza, ibiryo byiza, uburezi bwiza, ubufasha bw'umwuka wera, ubukungu n'ibindi. Umugabo twababwiye ruguru warebye amateka y'uyu mugabo n'umugore b'abasazi avuga ati, yanteye inkunga mu gihe nakuraga muri uyu mudugudu nk'umuhungu muto. Kuri ibyo nagiranye isezerano n'Uwiteka ko nzagirana umubano wifuzwa na bose n'uwo tuzashingiranwa. Ubwo nari mfite imyaka 17 nibwiye ubwanjye ko
niba umusazi ashobora kubikora, nshobora kubikora neza kuko mfite ubushobozi kumurusha. Amakuru tukesha Umuryango utubwira ko kubw'amahirwe make Samade yapfuye ku ya 24 Nyakanga. Cynthia nawe apfa ku ya 3 Nzeri uwo mwaka. Nyuma y'amezi make yo kwiheba no kwigunga, abana babo bahise babona imiryango yo kubarera. Imiryango 3 itandukanye. Ubuzima bwabo bwakoze ku mutima wa benshi kubw'urukundo rw'aba bantu babiri bashakanye kandi bafite ikibazo cyo mu mutwe, abo benshi bakunda kwita abasazi. Ngayo nguko inkuru ibabaje cyangwa se inkuru iteye agahinda, gusa ni inkuru idasanzwe. Mu magambo magufi, ntibisanzwe. Iyi ni Ntibisanzwe TV. Ntiwibagirwe gukora subscribe no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo ibyo tugutegurira bijye bikugeraho ako kanya. Ikindi tugusaba ni ukugira ngo udusangize ibitekerezo byawe kuri iyi nkuru, kandi nanone ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi nkuru ukora share. Turashimira mwebwe mwese muri hirya no hino mudahwema kutwereka yuko muri kumwe natwe, aho muhora mutanga ibitekerezo byanyu muri comment ahagenewe gutanga ibitekerezo. Nje ndi Frank Mario Sebudandi. Imana ibarinde.